Zaburi y'ijana na mirongo ine na karindwi umurongo wa kabiri haravuga ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisirayeli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Amen. Aya magambo numvise umwuka ari yampaye ngo nongere ngaruke nkubwire ngo humura. Humura, mu ijuru hari Imana itameze nk'abantu, hari Imana itananirwa, hari Imana itaruha, hari Imana idakangwa n'ibihe, hari Imana idaterwa ubwoba n'imisozi n'ibibaya umuntu acamo, hari Imana ifite kugira neza kwinshi ku buzima bwacu. Ni Imana ikora ntiruhe, ni Imana itajya yivumbura, ni Imana mu gihe cyayo cyashyizweho itagikangwa na biracitse, itagikenera umuterankunga, ahubwo ni Imana yihagije. Ni Imana ifite kugira neza kwinshi, njya mbura ukuntu mbirondora, njya mbura ukuntu mbivuga, ariko mu ijuru hari Imana idukunda, hari Imana itwitaho, hari Imana iturengera, hari Imana itureberera, hari Imana ituzi itatwitiranya amazina, hari Imana idukunda atari uko twakoze ibyiza cyangwa twayivuyeho, ahubwo urukundo rw'Imana ruhora rudutwikiriye, ruhora ari rwiza, ruhora ari rurerure, ruhora rutarondoreka ku mwana w'umuntu. Imana rero ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu, ifite umugambi mwiza kandi muremure ku buzima bwawe. Nari babwiye ngo icyo nkundira Imana ni uko atari Imana ikora rimwe ngo irekeraho, ntabwo ikora rimwe ngo irekeraho, ntabwo ikora ngo ivuge ngo ibintu narabikoze nshyizeho akadomo ndapfundikiye cyangwa ndakinze, ahubwo ni Imana ihora igaruka ku muntu, ni Imana ihora igaruka ku muntu. Niyo magambo dusomye ngo yongera kubaka Yerusalemu. Ni Imana rero ifite umugambi mwiza ku mwana w'umuntu, ifite umugambi mwiza wo kongera kugira icyo gukorera, kongera kugarukaho. Yesu nashimwe. Ndumva avugana n'umuntu waba warihebye, waba ubona ibintu byararangiye, waba ubona ubuzima bwaramucitse, nta byiringiro by'ubuzima afite, bitewe n'ibihe, bitewe n'iminsi, bitewe n'ibyamubayeho. Hanyuma akajya ahora yibwira ati njyewe byararangiye, njyewe ni ahangaha ngarukira, njyewe ni ahangaha ngera. Ayo ni amajwi ya Satani wiyemerera, ahubwo nzanye ijwi ry'Umwami Imana rivuga ngo Imana yakongera ikagusetsa, Imana yakongera ikakubyibushya, Imana yakongera ikaguha urubyaro, Imana yakongera ikakubaka, Imana yakongera ikaguha umunezero, Imana yakongera ikakugira umuntu, ikakugira ukomeye. Ni Imana yakongera ikagira icyo ikora ku buzima bwawe. Wishyiraho akadomo. Imana ifite uburyo bwinshi yanyuzamo ikongera ikakugirira neza. Wivuga ngo imyaka igeze aha napfundikiye birarangira. Ni ukuri Imana yakongera ikakugarukaho, ikakugarurira itoto. Ni Imana idakangwa n'ibihe. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Ijambo riratubwira ngo akiza abafite imitima imenetse, kandi ni ukuri Imana ifuka inguma z'imibabaro yabo. Oh haleluya. Bijya bibaho ko umuntu ababara, akagira umubabaro urenze w'indengakamere, kandi narabisuzumye ndabireba, ni ukuri nta mwana w'umuntu wakwakira umubabaro wawe, nta mubyeyi wakwakira umubabaro ngo byemere, nta nshuti runaka yakwakira umubabaro ngo byemere. Umuntu ajya agotwa n'umubabaro bitewe n'ikintu runaka yahuye nacyo mu buzima, akagotwa n'umubabaro bitewe n'uko yapfushije ababyeyi, umubabaro ukamusatira bitewe n'uko yapfushije inshuti, umubabaro ukamusatira bitewe n'uko yatakaje ibye byinshi, umubabaro akararana nawo, umubabaro akabyukana nawo, umubabaro akawukorana akazi, umubabaro akawujyana mu rusengero, nta muntu uhari wo kumwakira, bigasa nkaho umutima we wajanjaguritse. Tukamureba inyuma yambaye neza,
tukamureba inyuma yisize, tukamureba inyuma yicaranye n'abandi mu ntebe z'ibyubahiro cyangwa mu maposite runaka, ariko umutima warajenjaguritse, umutima warajenjaguritse, bimenywa n'uburiri bw'araramo, bimenywa n'amashuka yiyorosa, igihe kijye kimufata rwose akumva no kwihangana byanze, hanyuma Satani akamwereka ko kubaho ntacyo bikimumariye. Ariko uyu mwanya aya masaha, nshuti yanjye, nzanye ijambo ryiza rikubwira ngo nyamara hari umwami. Oh haleluya, hari inshuti nyanshuti, hari umwami w'abami, hari umugabo witwa Yesu. Oh haleluya, uwo n'ubasha kujya kuba yagira ikintu akora, n'ubasha kuba yagusura, abasha kugusatira, abasha kugusanga, abasha kuza akicarana nawe muri uwo mwanya, abasha kuza akaryamana nawe muri ubwo buriri. Yesu abasha kukwegera hanyuma ngo akagukiza umutima wawe akawugira muzima. Umutima umenetse Yesu arawukiza, umutima urarurira Yesu arawukiza, umutima wihebye Yesu arawukiza, umutima wajugunye amahoro yawo Yesu arawukiza. Yesu abasha komora, abasha komora inguma uko yaba ingana kose, icyaba cyayiteye cyose. Ni umugabo udakangwa na biracitse, ni umugabo udakangwa n'imyaka runaka umaze mu kibazo, ni umugabo udakangwa n'ibihe n'amagambo n'imyaka ikibazo cyawe cyafashe. Yesu abasha gukiza ingo, abasha komora, ukongera ugatekereza bikemera. Yesu abasha komora, ukongera ukagenda ukumva biremeye. Yesu abasha komora, ugashyiramo umwenda ukambara ukabona birakunze. Yesu abasha komora, ukajya gusura umuturanyi ukumva biremeye. Yesu abasha komora, nawe ukumva ubaye umuntu, ukumva urongeye ubaye umubyeyi, ukumva urongeye ubaye umuntu utekereza, umuntu uzi gukora. Yesu abasha komora. Ndakubwira amagambo y'ihumure. Ni Yesu ubasha gukiza umutima wawe wamenetse. Ni Yesu ubasha gupfuka izo nguma z'ibikomere z'imibabaro uko waba ungana kose waba ufite. Hari umugabo witwa Yesu wagutabara, hari umugabo witwa Yesu waguhoza amarira, hari umugabo witwa Yesu waguha guseka kandi byari byaranze, hari umugabo witwa Yesu wakugarurira ubuzima warabonaga bwararangiye, hari umugabo witwa Yesu wakongera akakubakira urugo, hari umugabo witwa Yesu wakongera akaguhera abana ubuzima, akaguhera abana disipurine. Hari umugabo witwa Yesu wakongera akakugarukaho, nawe ukongera ukumva ugize ibyiringiro. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nawe igiti cyaba cyatemwe cyakongera kigashibuka kikagira ibitontome nk'ibya mbere. Ndakubwiza ukuri, uyu mugabo utajya ucogora cyangwa utajya ushyira akadomo ku buzima bwawe, uyu batubwiye ngo yakongera kubaka nk'uko yongera kubaka Yerusalemu. Yesu yakongera akakugarukaho, Yesu yakongera akagusetsa, Yesu yakongera akaguha gukikira, Yesu yakongera akagushibura, Yesu yakongera akaguteraho amashami, Yesu yakongera akakugarukaho akaguha gusinzira. Uwo mwami w'abami yakongera akakugirira neza. Ndumva ngusabiye ngo uhure n'uyu mwami, ndumva ngusabiye ngo muri ibi bihe Yesu yongere abane nawe kuruta uko mwabanaga. Ndumva ndi kugusabira ngo muri iyi minsi Yesu agusatire kurenza uko imyenda wambaye gusatiriye. Ni Yesu wenyine ufite ijambo, ni Yesu wenyine ufite urufunguzo rw'ibyacu bizabaho, ni Yesu wenyine utanga amahoro, ni Yesu wenyine, ni Yesu wenyine ushobora gukora ibyananiye abantu. Ndifuje ngo uhure n'umwami wawe, ndifuje ngo uhure no gukora kw'Imana,
ndifuje ngo wongere ubone ineza y'Imana ku buzima bwawe. Ndifuje ngo umwami w'abami yongera kwiteho kandi akugirire neza. Ineza y'igutwikire, ineza y'igutwikire, ineza y'igutwikire. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira gukomezwa n'Imana, akira ihumure rivuye ku Uwiteka, akira ubuzima, akira ibyiringiro, akira amazi amara inyota, akira umutsima utera imbaraga. Ndavuze ngo akira ubuzima mu izina rya Yesu. Amen.